Hello my guys, yango ikaze tugiye kuba twarangira ikiganiro. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uburyo twakongera watch time zabaye ikibazo, uburyo twazongera zikaza ari nyinshi, ku buryo wakuzuza amasaha 4,000. Nta kindi rero, weho ndaza kukwerekana unaza kuvana link iraza kugufasha kuba wagera hano. Yego twebwe muri no website dufite muri account, nta kindi twebwe uraza ufungure kuri link itaba naguhaye, urahingukirana ameze gutya ubwa mbere. Aha niho uraza kuba wahita uhingukira, ukanda continue with Google, then ugeremo barahita baguha email yawe. Hano turi gusigninga, turi ku create account. Okay, hano ubwo ni create account, ubwo urahitamo email ushaka uzagikoresha, urahitamo, then ukimara kuyitamo urahita yisainingamo. Then urabona ko hano hariho hano urabona ko hano hariho amadolari 2. Amadolari 2 niyo tugiye kuba twakoresha tuguramo watch time. Nta kindi rero, urabona nanditse category, select category, uraza uhitemo select category, niho uraza ugahitamo. Hano bahita bakwereka ibintu byinshi, Facebook comment, nyine hano abarimo ibintu byinshi ushobora kuguriraho, TikTok, YouTube views, ibintu byose ushaka. Ariko twebwe icy'ingenzi uyu munsi twaje turi kureba ni watch time. Hano urabona waguraho ibintu bitandukanye, ni ukuvuga ngo nzajya mbereka kimwe kuri kimwe. Hano twebwe icy'ingenzi uyu munsi tugiye kuba twakora no kwigurira watch time nizo zagoranye. Okay, uhita ujya n'ahandi select service, uhitamo iyo ushaka bitewe niyo ukeneye. Hano handitse link, urajya muri telefone yawe nyine, uze ushake ujye kuri YouTube. Ubwo twebwe twaguze ni watch time, uraza ujye kuri YouTube, nurangiza ujye muri search, numara kujya muri search wandikemo izina rya channel ushaka. Wenda ngiye reka nandikemo Menya Studio, nze nshake video, reka ngurire wenda iyi ngiyi. Uraza ukande copy, numara ukanda copy, then uze upastingemo hano, pastingemo nyine link yawe ya YouTube ushaka kugurira cyangwa no ushaka kugurira. Then hano ngiye reka nshake amasaha ya hano handitse quantity, na amasaha 100 nshaka, leta baduhare amadolari. Then turanatuze dukande submit. Noneho then bitewe nuko wahisemo, urabona hano hasi hari amabwiriza akubwira ibyo igomba kuba wujuje cyangwa n'igihe bitwara kugira ngo amasaha yawe bakugezeho. Okay, urabona ni gutya nyine bimeze. Urabona hano bahise baduca amadolari 1.8 ku masaha 100. Navuze nti rero reka aka kantu mbe nakaba nakagusangiza. Uwo nta kindi uraza gukora, uraza kunyandikira kuri WhatsApp, nze kugwa ino link, uze kuba waba wakwigurira amasaha cyangwa wagura ama subscribe nyine bitewe n'icyo ushaka. Hano ushobora kugura kuri Facebook, ukagura kuri TikTok, Instagram, YouTube, icyo ushaka icyo ari cyo cyose. Rero nimero zanjye ushobora kunyandikira kuri WhatsApp ni 0733881033. Nta kindi rero, wibuke ukore subscribe cyangwa utubwire ikindi twazagukora ubutaha twaba twakwigaho muri video izaba ikurikira, yaba kwiga kuri Facebook, kuri subscribe, kuri like, kuri n'icyo ari cyo cyose, kuri views, icyo uzaba ushaka twakubwiraho ubutaha. Turi kumwe mu zindi video zikurikira. Ciao ciao, murakoze.